ku buryo wagira ngo ishyari ryacu abantu baririye mu bishyimbo numva mu mashu duhinga, wagira ngo hari nk'indege yaciye hejuru y'ubutaka igenda inyanyizaho ifumbire y'ishyari, urumva? Ibi ngibi ni ubuhanya bukabije. Mico, ngiye kuguhereza urugero rumwe singuciye mu ijambo. Uyu ni umwana w'umukobwa. Yego. Uyu mwana w'umukobwa atuye Musanze. Yego. Ndatekereza muzi gusoma neza. Yego. Barakwereka ko mu bihumbi 42,680 n'amafaranga yakuriye kuri TikTok mu mezi 2. Reba ura murongo w'ubururu uri hasi. Yego. Yakoresheje icyo bita live reward. Live reward. Urabona hari creator marketplace, hari work with the artist, hakabaho subscription. Wenda subscription urabona ko ari umuntu mwamukore subscribe hasi ku madolari 10, andi mafaranga yose yakuye kuri hehe live reward. Sinzi muri kubyitegereza. Ndimo ndabibona. Ntabwo hano bisaba kugira ngo imbuga zanyu zo ziri monetize. Oya. Bigusaba followers 1000 gusa kuri ushobora gustreaming ufite content utanga. Just ahangaha bigusaba aba followers 1000 bonyine, nicyo kintu usabwa. Kugira ngo umwana yakoze. So the thing is, ukajya gusanga ikigo ryikiri hariya kidashobora understandinga niryari wakorera amafaranga gute, aho kugira ngo umuntu afate orientation yinjire ku isi yose yashoyeho cyangwa isi yose ikoreraho. Umuntu akarangaho akarwana intambara zo gusenya ibintu no gusubiza abantu abasenye ndashaka kubereka ariko ukibagirwa ko TikTok cyangwa n'izindi platform, TikTok ni platform iri ku isi hose ikoreshwa n'ibihugu byose, ariko kuko dufitemo bwa bujiji na bwa bugoryi buri mu mitwe yacu na bwa buhanya bwamaze kokama abantu, umuntu akaza hano akumva akagirira ubusambo platform nka TikTok akayibaningaho abandi kugira ngo abandi ntibayizeho. Aribyo byabaye kuri Twitter, aribyo byabaye kuri YouTube. Ariko kambaza ikintu kimwe, niba umwana w'umukobwa nk'uyu ngo ashobora gukorera amafaranga nk'aya ngaya mu mezi 2, kubera iki twumva ko hatazi undi muntu ufite impano irute agakorera ayakubye? Bizatuma uyu mwana areka kuyakorera? Bimutwaye iki se? Ayakoreye nawe akayakorera ko atari umurima bahuriyemo. Reka nze mbanze nsubize kino kigabo. Wowe wita tumwine ndajijutse cyane kuko uri ikigoryi, ubyagiye ahanga wafasha amakoyini n'amayinite yawe uri kuyakoresha, ubyagiye wumva gusa nta kintu byo kumbyaza umusaruro. Izo comment uri kwandika ndaza kuzishyurirwa. Urumva ko njijutse kukurusha? Iyo comment wanditse umaze niba njijutse ndabonaho amasantime ndaza kuyishyurirwa. Kasia Buloro. Yes of course, sinose urukumva. Urahangaha urandika comment nkayishyurirwa kuko TikTok the way hari comment hano zandikwa, comment ziranyishyura kuri live banakoze. Mujye muzandika ni nyinshi nushaka ubuntuka ndazishyurirwa. So imagine toi kugera ukujijuka kugera naho wowe nkoresha andika comment, iyo comment naza kubona amafaranga. Aha urashubijwe. So icyo mvuga ni iki ngiki rero, hari ikintu tutandastandinga ngo twumve ko in our community urukumva wewe wanditse ngo kanyo ko niyo ndayishyurirwa. So icyo nkubwira ni iki, abantu mwumve kino kintu urukumva cyane. Icyo nakubwiraga ni iki ngiki, hari kubaboroka nkabyumva vuba, ntimwesanzure mwabigoryi mwe, urumva? So icyo nakubwiraga ni iki, niba kugeza amasaha tutarandastandinga sasa tukubyumvikana, abantu batashobora kwandastandinga ngo bafungure mu mutwe. Urabona mu bihugu by'i Burayi, urumva ninde ufite amayiko ninde, ariko gisa uyu myutinga bizabimfasha. Mu bihugu by'i Burayi iyo ugiye muri mall, urimo kunyumva, kugira ngo ubone kugira ngo iyo ushaka inkweto nziza usanga agace kose nk'imiryango nka 20 ikurikiranye bacuruza inkweto. Bro, usanga abantu bakubise buzuye imirongo yuzuye, hari amaduka arenga 20, kuko umuntu ava mu birometero 20 akajya muri ya mall kuko avuga ati nimbura inkweto mu iduka rya Mico ndabona inkweto mu iduka ryande rya Godfather. So akaba azi ko hari inkweto ashaka ribuze kuyabona kuko hari amaduka menshi acuruza inkweto.
usanga umuntu iyo agiye gukora iduka ricuruza akabotike cyangwa akantu akafarumasi ashaka ahantu hari twinshi kuko niho azabona abakiriya benshi kugira ngo ataza kugira ikintu abura aho muri ako gace. aho twebwe mucyo iyo agiye gufungura iduka iyo hari umugisa iyo agiye gufungura iduka iruhande rwe aramurogesha cyangwa akakora ibintu possible akamusenyera urumva Godfather ego urabona hari nk'ahantu bita ngo beer garden mu Gisimenti ego ni ukuvuga ngo ntabwo nari nzi ko umuntu mukora bimwe iyo akwegereye mbere nyine kera urumva iyo akwegereye aba agukoreye ikintu kirenze ni ukuvuga ngo amakinga shuwa ko abantu nako abantu bahita bavuga bati hariya niho bya bintu bibarizwa ni centre ya biriya bintu ni centre ya biriya bintu urumva noneho mu gihe umuntu utekereza nabi ahita avuga ngo ntwaye abakiriya biba bitandukanye biratandukanye completely kuko ntabwo Mico azakora umutima ni imyumvire ya fake ntabwo Mico ibintu bye abantu bose bazakonsoma ibintu bya Mico kuva kwa no of course niba ari utubari bazahindura utubari niba ari YouTube channel abantu bazashaka kureba ibiganiro bya Mico turi kumwe ariko anahindura rero ibiganiro bya Gisa urazi se impamvu aba star no kandi biba muri film zose Godfather urumva yego mbere aba star bakomeye even hano mu Rwanda bumvaga umwana muto avutse ari umuhanzi bakikanga akavuga ati wenda umpeta aratumaze umuntu uvuza gufungura kamera aba ari uzamuka Divine ndakumanura fungura kamera mashaka kugira ngo pano yanjye ibe active fungura kamera dore unyungwe ntibaguteye inda uri mugufi ibi bintu wishoyemo utekeza ko uzagumamo kangahe wabitekerejeho kabiri uretse gukina amafilime nta nubwo urarenga ka gitumba utabaguteye inda stupid na Divine fungura kamera yawe utongera kumenyera umuka ngo stupid ni wowe nigeze mvuga izina wa muntu kuko ndi kuvuga Gisa nigeze mvuga izina ryawe wa mugore we fungura kamera yawe fungura amajye nkubaze Sheri Linda ese niwe uyu mugabo yarazi ko yazanye umuntu urya gutya iyo nda yawe iyo nda yawe niyo guhingirwa ntabwo ariyo guhahirwa mugabo wanjye ni umukigasho yes umva azi guhaha Dana thank you so much yamaze kugutera inda biriteriye nasi ubwo Mico nawe cyakoze amana we harya ngo ni igiti iyo gishaje ntari ishaje arishe ikibazo ngo kimeze gitese ikibazo ni ikihe uzajya muri Tour du Rwanda umeze utyo meze gute icyo mbaza Mico wenda gatufata ndabiyamye arazajya muri Tour du Rwanda cyangwa azajya muri Tour du Kanzu aragotomera nk'uwicariye umwobo ndeberana kuri kw'Imana uretse gato usutsemo muri Tour du Mama usutse mu nda hari akandi kobo yasutsemo havuga umwe ndabaza uyamenye ni wansuhuza ari bisha ariko ngambwiza ukuri bro reka ngambwiza ukuri niyo mpamvu ntarashaka umugore ibaza uramutse ndebera rekana n'iki gikuri ngo ni Godfather ngaho uvuye muri big screen ikomereza Godfather ni inshuti yanjye iyo bamumamo inyongeza uranyumva Mico tugaruke gatoya kuri point twari ikintu nababwiraga ni iki ngiki abantu mu nyumvi kandi abantu babyara standing dore nk'uyu nguyu dufate nk'uyu nguyu nani Linda uretse kuzakirwa batuka hano ntawe maza niba iyi platform ifite ikintu mumariye ikindi uretse manikaho amafoto ye no kuza guturagurika ari kurya nta kindi ndakubwiza ukuri thank you Linda rero nta kindi kintu Linda iyi platform azumva imaze ko nicyo sizimuri kubyumva mu kabari hajyayo abantu babiri mu ijoro ku kabari hajyaho abantu bari muri kategori ebyiri hari abajya gukonsoma no gusindira amafaranga no kuspendinga hari n'abarara ijoro bari gukorera amafaranga avuye mu bari kuyaspendinga si cyo kubyumvikana abagiye mu ijoro mu kabari hajyaho abagiye mu kazi n'abagiye gusara
the same thing on these platforms rero hari abaza baje kuzikoreraho n'abaje baje kuzitaho umwanya rero umuntu nta kindi kintu imumariye arutse kwitaho umwanya nta kindi kintu azatanga ibyo ayikuraho azatanga ishusho ayibonaho ni ishusho yatumye azaho umusinzi mu kabari wagiye gukonsoma amafaranga ye mu gitondo akabyuka arira ntabwo uzamubwira ibyiza by'akabari uretse kukubwira ko uretse kumara amafaranga ye no kuva afite hangover nta kindi ariko ntabwo ari ariko ntabwo uzabwira boss nyirakabari ego ntabwo uzabwira boss nyirakabari ko kabari ari kabi none se Linda tuganire uretse ngo byanjye bya brag byo gusereza nkaho nakurongoye akaba ari umugore wanjye Linda urabyemera ko umwana w'umukobwa ashobora gukorera amafaranga gutya ari wamusanze ariko uyu nguyu afite nta edit irimo ntayo bro ibintu biteye ubwoba man ratsi Yesu iminsi 60 so ndakubwiza ukuri nani mico ibingibi kubibwira umuntu ngo uyu Linda uyu mwana afite ibihumbi 7 bimukurikira afite audience y'ibihumbi 7 gusa afite ibihumbi 7 byonyine je mfite ibihumbi 60 na no nariko urabizi ko ubwonko bwawe buri mu kantu gato mu rugo rutwe rungana gutyo ubwonko bwawe buri mu kantu gato cyane hanyuma ikintu umutwe ukora no kurya bro urarya ukaguserebura ibyo bintu ukarara nabi urarya oya je ntabwo ibyo nserebuye amafaranga icyo nandi kubabwira ni iki rero icyo nandi kubabwira ni iki niba uyu mwana akavuga wenda ntabwo turagera ku rwego rwo kuyakorera ariko niba uyu mwana yicaye Musanze we akaba yarabigize content agakora amafaranga nk'aya ngaya ariko rero gadufara ibintu ari kumva wenda uradusobanuriye ibisobanuro byose biri hano barakwerekana details naho yayakuye baravuga ko 100% ntega amatwi soma wanjijiwe baravuga source of reward barakwereka ko 100% amafaranga yavanye muri streaming ntabwo yigeze ayakorera mu bindi hari categories yemerewe gukorera nk'amafaranga hano ariko barakwereka ko source income ari iriya idakeneye ko account iba monetize turi kujyana so rero ibingibi turi kubivuga gutya Jesse mu buryo 13 bwa TikTok yakoresheje uburyo bumwe bwonyine bwa streaming then she make this money turi kujyana ariko umuntu akajya hariya mabere ya nyina ukodesha icyuma na saro ikigori kiri hariya gikodesha icyuma na saro bwo kirirwa gisa 5,000 cyinjije iri hariya akaza akagera kuri platform nk'ingiyi ngo Mico the best ngo yagiye gusabiriza ngo kuri TikTok are you normal you know the way ntabwo nkibaza Mico ibingibi tugasanga twisanze muri yasi ya kera urabona aba bantu ukuntu mbabona urabona abantu b'abarokore batandastandinga ko banze gufata amaranga muntu na za mituweli ngo bigize ibyaha ngo babatwaye muri Antichrist bakanga guhindura amaranga muntu ya kera ngo ntibafata amaranga muntu mato niko ibi bigoryi bimeze byanga kuva muri analogue bikumva ngo no listen to me abakire ba mbere dufite kuri isi uyu munsi ni abantu babashije kwandastandinga ibintu bya internet ni soko dusigaranye kuri iyi si aho umuntu azajya akora ntabwo gukora ari ukubyuka mu gitondo ngo ugende ujye wirirwa wikoreye ibi mitwaro ku mutwe abanyafrika twabaye dute kuki wumva ko ugomba kubyuka ijoro n'amanywa ukora ukavuri kugataha nta mbaraga zirongora umugore wawe ukumva ko ari rwagiye mu kazi where you can make money wicaye listen we need source income dukeneye source income zirenze imwe eshanu wicaye hamwe ugasiga gukoresha ibitekerezo ku buryo niyo waba ugatega imitego ahantu na hariya ku buryo winjiza amafaranga kandi utigeze uva ahantu uri so uyu mwana w'umukobwa ushobora gukorera amafaranga rero ariko hano hari umuntu ufite ibihumbi 500 500,000 ibihumbi 500 ibihumbi 400 utinjiza n'amafaranga yamugurira MBs kandi akoresha platform imwe n'izindi bro iyi manigani bahaye Linda hano aya ni amadolari 13 bro sinzi kubyumvikana it's the person ukunda uza akavuga ati I see my star mbonye umuntu nkunda akadropinga akakantu yohereje j'espère kana amadolari 13 niba atari amadolari 8 y'amanyamerika no se batekereza ko umuntu ubikoze ari injiji so warangiza ukajya kubona Cochon de la Forêt turi kumwe hano ni mugoroba kuri iyi pano turi kumwe
Amen, thank you kudukundira Linda rwose. hano hari umwana bita papa Amen. yageze hano nimugoroba urimo kumva abakunzi be n'inshuti ze urimo kumva baje badropinga Kiramani yari ahari Kiramani ndabona wahageze ngwino mbabara uzamuke bro birambabaza biranshengura dufite community wajya kubona ukabona imihirimbiri ngo mu Rwanda ngo urubyiruko nta kazi rufite mwangegera mwe leta yabahaye internet yirukanka mu burakazi mutaye mufite internet iri kuri speed ngiye mufite none se niba ngo ugura akazi aya mafaranga ninde muntu ni bangahe bayakorera aya mafaranga bavuyeho imisoro bro so uru n'urugero rumwe ubu turi kuvugana sinzi namubizi WhatsApp yatangiye kwishyura WhatsApp yawe irakwishyura WhatsApp yatangiye kwishyura abantu ba WhatsApp ntabyo mbonaga Thank you. It's lack of information. WhatsApp irishyura, Facebook iri kwishyura amafaranga menshi muri iyi minsi, Instagram irishyura, Twitter irishyura. Icyo bigusaba ni ikintu kimwe gusa, ni internet no gushishikara ugakora. WhatsApp ikuraga gute mutinga mic yawe ntabwo itubimenyera nahangaha ugura urazanda gusobanura cyangwa uje kuri Google hari chat GPT ugenda ukandikamo mu Kinyarwanda bakagusobanurira biroroshye turabari no gusoma no gukora research sinzi uko ubyumva mico so icyo nashaka kubabwira ni iki birababaza ku rundi ruhande ko ntabwo bibabaza uretse kubona kuvuga ati okay niyo si turimo nibyo rubyiruko dufite njyewe reka nkubwire aya masaha ntabwo nshobora kwamamariza mu noti utampaye 2000 nta kintu uvugana nawe mu kukwamamariza $100 nta kintu ufite mvugana nawe amafaranga ntabwo bikunda kandi ntabwo namaze n'importe qui hari abantu basuzugura izi platform mugomba ku understanding niba President Kagame perezida w'igihugu afata agaciro agafata abana baba content creator akabafata akabaha agaciro mu kwiyamamaza yafasha abana bakoresha platform zitandukanye asiga abaminisita asiga ibindi byose asiga itangazamakuru rindi afata abana baba content creator bari batwara ku murire ajya kuganira nabo afata abana baba catfish badafite amazina bakoresha ngo byuka vuba akavuga ati wenda kuze ndagukurikirana then you see motherfuckers ukabona ikigo gikirangaha kigicucu kikazanga kikavuga ngo abantu ngo zambura mukoro nimbura mukoro mu mutwe wawe kuko you have no idea ariyo mpamvu ngiye nahagurutse nkabwira abantu bose mbona bafite bashobora kugira audience baba public figure join the platform Diga nkubaza ikintu kimwe mwakwa understand turimo nabonye ejo muze nani president wa Kenya Ruto ajya kuri afata kamera akakira Aisha Speed urumva ajya kumurikira stade bari kubaka ngira ngo nakana ashobora kuba yaracishije naka video karimo kara trending ka stade barimo baruzuza urumva ariko yafasha aka video as if he is a content creator urumva aragafata arazenguruka nakumwe aba TikTok abakora urumva nakumwe bya bintu by'abajene cyane amaze kugafata ahita gaposting so urakoze cyane icyo tuvuga ni iki giki rero abantu ikintu tuvuga ni kimwe people must understand abantu bagomba ku understanding bakamenya exactly isturimo ni yihe noneho tugira abantu ariko kubanza twaravumwe dufite abantu bivume n'ubutera hamwe mu mitima yabo aho ikintu umuntu atabasha gukora we yumva yagira imbaraga zo kugisenya barahari benshi cyangwa kuva icyo kintu iki kintu turabafite benshi cyane ariko this ntekereza ko ni ikibazo cyo gusigara inyuma mu myumvire urimo kumva ni ikibazo cyo gusigara inyuma mu myumvire icyo nsaba abasitari n'abandi bantu niba aya masaha mico ntabwo uzigera uririmba nka Jason Derulo ntabwo ufite izina nk'irye iyo ubona umuntu nka Jason Derulo afata turi kumwe afata music akadropinga agafokasinga kuri social media nuko zamwinjirije
amafaranga arenze umuziki. Ni umuhanga uririmba uzi no kubyina. Nta muntu Erega Godfather ari n'ikintu twibeshye, ntabwo ari amafaranga mu by'ukuri arenze umuziki, ahubwo ni rya zina ryivanze n'aha hantu bakorera amafaranga kumva. Yes. Tugaruke gatoya, uyu mwana utarigeze uvuga waje muri covid ukoresha TikTok abandi kuri TikTok. Ejo bundi company yafunguriye hano kubera TikTok atarigeze avuga ijambo akora content kuri TikTok. Ejo bundi company yayigurishe miliyoni 670 z'amadolari. Yeah. Just for TikTok. Kuri TikTok. Mugende murebe miliyoni 570 z'amadolari, mugende mwandike bo murabibona. Yahuye just ibyo bikishije TikTok. Uraza ahangaha muri community yacu urakoze, dore hasi bari kumwandika. Yes, muje kuri Google musome miliyoni 570 azongera byararangiye. Kab. So icyo nshatse kubabwira ni aho twebwe hano urimo kunyumva. Abantu dufite nukuzimu kugenda, ndavuga bitwa ngo bafite izina cyangwa bashaka ngo bashaka gutanga ibitekerezo bakabisangiza abandi. Nta utanga igitekerezo. Ariko reka nze nkubwire ikintu kimwe, isoko rya TikTok ni rinini cyane, urimo kunyumva, ku buryo Godfather gufata amafaranga nk'aya ngaya n'abantu bayakore nkayasakaza nkayereka abantu nkavuga ati turi umwana w'umukobwa aba yabikoze namwe mubikore, bantu bari bifite akamaro. Ntabwo ngiyewe nzahisha icyiza ngo neke kukibwira abantu. Wenda mu bantu 400 bankurikiye nonaha hashobora kuvamo 2, iyo atakorera 42 akaba ashobora gukorera 10,000 cyangwa agakorera n'ibihumbi 100 akabirenza. That's I love you baby, I love you Godfather. Ibi nabikoze kuva ku munota wa mbere, ntabwo ngiye nzigera mpisha ikintu cyiza kuko isi ndabizi. Iyi ni social media bro. Social media ni nini kurusha igihugu, ni nini kurusha umugabane wa Afrika, ni nini. Iyi ngiyi ni platform y'Abashinwa. Niba mbona Amerika inanirwa kuyifunga, people that came here, abantu bakaza ndinde ngiyewe nzarwana intambara. Niyo mpamvu napfukamira uriya mutipe tukajya tuvuga ngo bamonetize imbuga. And I'm not gonna take that credit. Dore kumwe this guy yabyutse mu gitondo kira kintu nuko hari abantu bamusubiza bamumotiva akavuga ati we need this thing. Bitubwire kuba wowe ushobora kugira imbaraga zo kujya imbere y'umukuru w'igihugu, you can say this. Abantu babyuke igihugu yego nuko twabimusobanuriye, nuko yabashije kugira ari. Yes. So icyo mvuga ni iki rero, wa mukobwa rero ndakumanuye kugira ngo ufungure kamera nkabigasa nk'umuntu wo gusaba TikTok universe manuka. Kwanza ntari zunu ufite, uri umugore w'umuzungu gusa, hari intare yawe nzi mu nkandire kuri abahanzi bari hano mu batemo. Kabone hayose nawe urantenguye, nakwinginze ngo ufungure kamera. Ntabwo nanjye nararirimbye, aririmbisha induru ibirenge. Waririmbye iki? nyone yaridunze. Urumva icyo nakubwiraga Mico. So icyo mvuga ni iki ngiki,